mutagatifu duhimbaza kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 Nyakanga ni mutagatifu Laurenti w'i Brindisi, umwarimu n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Hari mutagatifu Victor na mutagatifu Daniel. Tugiye kuganira ku mateka n'ibyaranze mutagatifu Laurenti duhimbaza uyu munsi. Mutagatifu Laurenti ni umufransisikani w'umukapisien, akaba umwarimu n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Yavutse mu mwaka w'1559, yitaba Imana mu mwaka w'1619. Yavukiye i Brindisi mu majyepfo y'Ubutaliyani, akaba umwe mu bihaye Imana b'intangarugero bo mu gihe cye kubera ibikorwa bye. Yinjiye mu muryango w'abafransisikani b'abakapisien b'i Venise mu mwaka w'1575, ahabwa ubupadiri mu mwaka w'1582. Laurenti yari umuhanga azi n'indimi nyinshi, ari byo byanamufashije gukora ubutumwa ahantu hatandukanye. Yabaye umwarimu wamamaye cyane kubera ubuhanga bwe mu bya Bibiliya no kuyisesengura, ndetse n'izindi nyandiko z'abakurambere ba Kiliziya. Laurenti yigishije cyane cyane mu gihugu cye cy'amavuko cy'Ubutaliyani, ariko aza no kujya mu Budage, aho yahanganye cyane mu bitekerezo n'idini rya Protestani ryari rimaze kuvuka muri icyo gihe. Laurenti yerekanaga muri Bibiliya no mu nyandiko z'abakurambere ba Kiliziya ishingiro rya buri ngingo y'ukwemera. Martin Luther washinze abaprotestani yabaga yashingiyeho arwanya Kiliziya. Mu ngingo zimwe na zimwe Laurenti yasobanuraga, twavuga nk'ububasha bwa Petero Mutagatifu n'abamuzungura ari bo abapapa, inkomoko y'ubwepiskopi, ndetse n'uruhare rw'ibikorwa byiza by'umuntu mu gukizwa kwe. Laurenti inyigisho ze zabaga zigamije guhugura abakristu bafite ubumenyi buke mu kwemera kwabo, kandi byarabafashije cyane, ndetse bifasha na Kiliziya mu mavugurura yabo, cyane cyane mu guhuza ukwemera n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Laurenti yagiye ahabwa ubutumwa inshuro nyinshi n'ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya, ubutumwa bushingiye cyane cyane ku bubanyi n'amahanga, akabufatanya n'umurimo we w'ibanze wo kuyobora abihaye Imana bo mu muryango we w'abakapisi. Laurenti yasize inyandiko nyinshi zisobanura Bibiliya mu buryo bwa gihanga, ibyo bita exegese mu rurimi rw'igifaransa,
hamwe n'izindi nyandiko nyinshi zivuga ku buzima bwa roho. Laurenti yitabye Imana mu 1619 afite imyaka 60 y'amavuko. Ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu 1881, aza no gushyirwa mu rwego rw'abahanga ba Kiliziya na Papa Yohani wa 23 mu mwaka wa 1959. Icyo twigira kuri Mutagatifu Laurenti. Uyu munsi iyogezabutumwa rivuguruye rikeneye intumwa ziteguye neza mu byo zigisha, zifite ishyaka n'urukundo rw'ubutumwa kugira ngo urumuri rw'ivanjiri ruhinguranye imico y'abantu ruyimurikire muri iki gihe yiganjemo cyane cyane kudaha agaciro iyobokamana no kubakira ubumuntu ku nkingi zitari ubukristo. Mutagatifu Laurenti atwigisha cyane cyane kwita ku buzima bwa muntu w'imbere, aho kwita gusa ku muntu w'inyuma, ibintu byeze muri iki gihe kandi biganisha umuntu mu gusenyuka, kuko urebera inyuma ukabona umuntu ameze neza, ariko imbere kandi ari naho hangombwa hagize umuntu ugasanga yarashize. Bene abo usanga babereye ababareba gusa, ariko we ubwe wiyizi ahatagaragarira abandi, yariyanze nta mahoro n'ibyishimo afite. Mutagatifu Laurenti, Mutagatifu Victor na Mutagatifu Daniel badusabire. Nifurije kandi umunsi mwiza abitwa ba Laurenti, abitwa ba Victor n'abitwa ba Daniel batere ikirenge mu cy'abazina babo batagatifu.